Thank you for switching Izuba TV. Njye nitwa Moses Iradukunda. Ubwo mwiza kuri mwese aho muherereye, ndabashuje mbahaye ikaze ni Artbiz. Hanyuma nkuko dutangirana n'umuziki ariko tuhita twinjira neza cyane n'abatumirwa. Nizere ko mumeze neza cyane, abadukunda abadukurikira, ababanye natwe mu biganiro byose byabanje. Mwakoze cyane ejo mu kiganiro Izuba Artbiz. Hanyuma ndaza kuma ndi kumwe n'abatumirwa benshi batandukanye by'umwihariko and nimba kuri technique bafite iyo video no cyane igaragaza aba batumirwa ari babiri barimo barakina, niyo tuza kuza guheraho mbereke ho gato y'abantu tugiye kuganira. Ubundi busanzwe bakina ari umugore n'umugabo muri filime ariko baserera koko, so tugiye kubirebaho na kariyeri zabo muri rusange n'izindi filime bagaragaramo zose byinshi ibirenze kuri bwa buzima tubona kuri screen. Ni ibihe turaza kuganira, muze kuduha ibitekerezo kuri 079 14 mushobora no kuduhamagara, iyo nimero nta kibazo na kimwe ifite. Reka mbanze mbereka abantu tugiye kuganira baribo, hanyuma turahita dukomeza. Ntabwo wabisengera koko icyo gihe cy'amasubire samana turi mu rusengero se ntari shaje Imana ibyeze ngabo se ngaburira sha dore n'umugongo naho gira iri cyase cyangwa cy'amasubire uruhinja se bagaburira ariko maho uwo korwaye cyagihe wabonye nkufata gutya ibuka kunda yambira utwitwumbi ari bimeze nose urashaka kubinyutsa reka byibaba we warampondaguye reka mo gerageza Ramusenzi yaranshinjaguye neza umungu gutya Haya Mihaya bara imeraguye uri kubona wowe ufite gahunda yo kurya Mbese urabona umwanya jye nawe ubona wo kwirwa nicaye hano ngo ndakugaburira angane gahoro fata se cyakorera akira wirira urabona umwanya nawe ubona Numuki Numoya nuko dutangiye ikiganiro cyacu, abo turi kumwe mwababonye ni Mahoro na Rumi muri iyo filime twarimo tureba n'izindi nyinshi zitandukanye bagaragaramo. Ako ni agace gato mu twiza bakinye byinshi byiza, ariko ako niko nahisemo ko uyu munsi tuza guheraho. Mbahaye ikaze kamere hano. urakoze cyane Yego harya ubwo sinari guhera singishe wahera hose ugaragiwe n'abantu bakomeye ariko yabari nkangira hagati yanyu nari kuba mbaye nka Yesu ubwo hagati ibisambo bibiri. Aya n'ubundi se ni muri byo igisambo se kiri icyo kintu igisambo ariko ngewe ntabwo ndi igisambo cyakora hari abari ni ngo nta gahunda afite yo kurya umuntu ushonje agashaka kurya kwitetesha ngo bamumenye imisaya ese batari kwitetesha buri yego ngo ni umuki harya ngo ni umuhaya we ndabakiriye Mahoro by'umwihariko n'ubwa mbere ugeze hano, ubwa mbere kabisa ku Izuba TV. Urabona ko usa neza rwose, nanjye narebye ndavuga uyu wajyana n'umugore harya Mahoro
oya ndumama wari umugore si byose ahubwo ari n'uwambwiye ngo ni umukobwa kuko aba yarakowe umukobwa witeguye kuzakobwa aho ni umukobwa nyine ni N'uzakobwa, mbese okay reka tugerageze kuza guhuza ikiganiro gutya maho ubundi uri muntu ki witwa nde umuntu ushobora kuba akubonye hari ukubona mu ndoto akakubona muri urugo rwanjye akakubona no mu zindi movie nyinshi ukinamo ariko ushaka kumenya ati Mahoro ni muntu ki murakoze cyane amazina yanjye asanzwe nitwa Iyamuremye Hawa ariko kubera filime nyinshi nagiye nkinamo abantu hari aho banyita Mutoni ariko nakinye mu Marira y'urukundo n'umugore wa Diaro hari n'abanyita Mahoro kubera ko nkina mu rugo rwanjye ndi umugore wa Louis hari n'abanyita Mama Kandera kubera ko nkina mu ndoto yego watangiye ryari gukina filime natangiye 2010 Japai soka ntangira kuri filime yitwa Marira y'urukundo niyo filime yanjye ya mbere nabanje gukina wakinaga uri umuntu umeze gute utangira bwa mbere icyo gihe nakinye ndi mukase w'umwana witwaga Fabiola Fabiola yari afite papa witwaga Diaro Diaro rero afite umugore wa mbere umugore we apfa aguye muri dushe amaze kugwa muri dushe rero urabona umugabo kugira ngo azirerane abana bakiri n'abatoya byabaye ngombwa yuko ashaka undi mugore wa kabiri kugira ngo azamufashe kurera babana by'ukuri jyewe ubwo yahise anshaka ariko icyo yanshakiraga mu by'ukuri ntabwo ari cyo gihe nakoze naragiye mba mukase wabo mubi narabatesaga natesheje Fabiola kwiga na musaza we mbega mbabera umubyeyi mubi pe kugeza n'ubwo abana batongera bakagenda urumva ko kuva kuri casting ya mbere Mahoro n'umuntu mubi Mahoro ahora ari mubi ahora ari mubi urabyemeje kuko niyo mukina namo urugo rwanjye nayo nuko Mahoro casting yose ibaye utuma scene ko kina ari mubi ari umuntu mwiza se mu buzima busanzwe babibwiwe n'iki ko filime wakina kuri nta makuru ufite nta makuru ufite kwisi unshinja ibyo bintu byose reka nkurerekeye ariko banza usoze ibyo wari uri kuvuga no sasa ndashaka kugira ngo mbwire experience yawe bwa mbere kuri set yari imeze gute bwa mbere 2010 mu by'ukuri jyewe ntabwo nakubwira ngo yari imeze gute ni kwa kundi nyine umuntu aba afite impano imurimo ariko wowe wenda atabizi kuko mu by'ukuri urebye ukuntu iriya filime nayikinye wagira ngo menyereye gukina kandi nibwo bwa mbere nari ngiye kuri kamera ubwo ni ukuvuga ngo rero jye ntabwo navuga ngo iki gusa icyo nabonye cyo ni impano ahubwo yari indimo wenda jye nabizi kuko uko nabikinye buri muntu wese yarambwiraga ati ariko biriya bintu wabirepese igihe kingana gute byagenze gute namubwira ko ntigeraga nanarepeta ntabyemeye ntabwo twarepetaga twebwe twaragendaga bakatubwira umunsi wo gukina tukagenda tugakina ubwo rero ni ukuvuga ngo muri make ni impano gihe yari indimo yego nkuzi ubwo umwe mu bantu bagize uruhare kugira ngo uyu mubyeyi aze mu rugo rwawe byagenze gute rero iriya filime tuyandika cyangwa se iyi filime ntabwo ngiriye yaboneka ngo yararangiye iyi filime urugo rwanjye tuyandika twatekereje ku bantu tumaze kubona scene cyangwa se role zirimo uko zimeze tukavuga ngo iyi turayiha runaka none ndangije ngo ndi Louis neka nzaza na wa mugore nta n'umuhamagara mwita Mutoni nk'uko yabivuze nashatse nimero ye barayimpa ndahamagara Mutoni nawe araryikiriza kuko azi ngo nirye hanyuma tuzaze gukina tumubwiye ibirimo byose ati ibyo ni ibintu byanjye n'ubwo nsanzwe mbikora ati ndi umugome n'ubusanzwe dusanzwe uri umugome ati nta kibazo ubundi raraje ku kijyanye n'ubugome narakinnye nuko yatangiye akina ari umugore utesha umutwe umugabo harimo n'umukobwa wanjye kera muzamubona kera kabaye bahanaga pasi kuri scene za mbere episode za mbere mwarabibonye ibaze ni umugore wahanye pasi n'umukobwa we numva urwego biba biriho kandi noneho navuga ntafite aho mvugira no kumwita byarashobokaga ubwo rero nuko Mahoro yaje muri filime urugo rwanjye ariko azari Mahoro koko izina ubundi baravuga ngo izina ryiza ntiryabuze umukobwa kuruha niyo mpamvu ari Mahoro ariko akaba ntayatanga Mahoro siniki ntayo yaguha nawe ntayo afite izina ryiza ntiruzi umukobwa kuruha nicyo rero umuhanzi abanditsi twagiye tutireka uyu muntu uzamwite Mahoro ariko mu buryo busanzwe nta Mahoro namba ntayo afite nta nayateze nabo bana bazajya bazonga abazengereza
nk'uko Mahoro yaje muri iyi filime aza ari Mahoro koko ubundi nduri vugira rwanyana turirukankana ibyambaye mwarabibonye kugeza n'iyi saha ubu naratorongeye abakuriye filime barabizi naratorongeye ntibazi ngo Ruwi arihe abashoza neza bamaze kumenya ko ndi kwanita ariko Mahoro nawe araho akonza mu yange sombi irimo gukozwe muri fisho mu maguru mashya buri kanya yinjiza abagabo ntabwo wari uhari hasigaye wowe aho nawe uzajyayo none se bo abantu mu buzima busanzwe ibi bintu ukina babifata gute babyakira gute mu by'ukuri ubu ngubu ugiye maze kubimenyera niko nabivuga ko nibuka nyitangira gukina nko mu mariya y'urukundo mana yanjye ahantu hose nacaga nta nubwo banyitaga muto nabwo bavuga ati dore wa mugore w'umugome noneho bigeze aho ngo ndababwira ni rwose ntabwo ndi umugome biriya ni ugukina kandi ibintu tuba turi gukina tuba turi kwigana imico y'abandi bantu kandi kuko hari abantu bateye gutya abantu twese ntabwo turi beza hari abantu baba bateye nabi akumva ko niba abana n'umwana wundi agomba kumufata nabi ariko siko byakagombye ubundi mu buzima busanzwe ariko ubu maze kubimenyera n'abantu bamaze kumenya sinema icyo ari cyo bamaze gusobanukirwa yuko iyo abantu bari gukina bataba ariko bameze ahubwo baba bari gukina karagiteri z'abandi bantu mu by'ukuri ubu ngubu ntabwo bikimeze nka kera sinema zigitangira n'akaryo karabonetse ubu ngubu cyane rwose urabona ko angana se bya rwose aho naguherukiraga nanjye namubonye nanjye mu kwezi mu byumweru bibiri bishize gusa tudaherukanye ni ukuri si uku nguku yanganaga Mahoro uri kurya ibiki uri kurya ibiki ntabwo uri kw'Imana da aya ameze neza ahubwo ameze neza ariko uzi impamvu akina mu mafilime akomeye ni amafilime akomeye cyane ahereye muri yacu urugo rwanjye iri muri filime nziza kandi mukubite mu ndoto nabwo arabaga aba mubi nk'inzara reka mbasetse rero ejo bundi ngende mpure n'abantu ngo dore Ruwi hari ababyeyi we Ruwi burya uriho ndiho nyine none se birabyo byo kukwica ko se mama ntimuzi ko ari filime muzi nta kubeshya bazi ngo izi filime dukina hari fata mu buzima busanzwe akanyina kabikura neza akabitekereza akabati uriya mugabo Ruwi yararushye bati bakumva ari filime bati kuzadusuriza Mahoro mutubwire ibyarimo ntago ari byo nahinduke Mahoro arababaje arava hano arakabije Mahoro ndagusengira n'izina ry'Imana arava hano ahindutse ndanamusengera ntugire ikibazo arava hano ahindutse niki kintu cyakugoye muri sinema kuva watangira Mahoro ubwo none nawe yisekera ubuze ngo bagutinda kubiteru inki hano zahita Mahoro ikintu utaramenya ngiki Mahoro ntazi kurakara nubwo amemukira kuriya ntabwo azi kurakara Mahoro igihe cyose niyo ndi kumutuka n'abantu bajya babirekara amata ariko Mahoro kuki aseka Mahoro ntabwo azi kurakara ni mu buzima busanzwe ariko nzagusura ndebesha uzi se ni ukuvuga ngo njyewe ubundi mu buzima busanzwe n'abantu banzi mu by'ukuri ntabwo njya ndakara mbega ndi wa muntu uhora wishimye uhora wisekera mbega Ruwi niyo turi gukina we noneho biba ari ibindi bindi ashobora no kundeba gusa yandeba agaseka akambwira ati ndakwica kandi mugiye kurwana ukabanza ugaseka nkabanza ngaseka nkambwira Ruwi ubu nsekeje rega mwese nkora iki namwe basi reka mbanze nseke nimara guseka ubundi dukina ati noneho banza useke Mahoro ntashobotse ubundi ngaseka namara guseka tugakina ejo bundi ndibuka mubwira ngo uri kumva moze namubwiye ngo tuyokina uri gupangira kwa kundi yishe Ruwi amugambanira ngo urabwira umuntu ko kumugira ikimuga yaragisha inama umuntu amugira inama mbi ngo uzamuroge abe nk'ikimara kiri aho ngaho Mahoro tereka kuri umuntu yarangoye gusa igihe yari yaravunitse mu kagari ngeze inyama ziseye imboga nziza ngo ibihumyo imegeri ari bimutunga noneho atekereje uburyo ki yanyishaga inzara n'umuceri ntabasha kuwubona atekereza ati kuko birabinda bishobora yarasetse kuyikira byafashe amasaha 2 abanze ayiyumvisha Mahoro arangora Mahoro n'umuhiri imbiri kugira ngo akine ibintu adasetse nubwo umurege ariko ni Mahoro nyine erega mwaramuhinduye mu buzima busanzwe ntabwo ariko rwose muri Mahoro ariko mumushyize muri biriya bintu byanyu suko se aho kujye sinzi n'impamvu nshobora ziriya sene rwose ubundi jyewe murabizi se ntabwo baragukasitinga mu ho wisekera umeze neza nyinshi nyina ni ukunguki nyina nyine sene z'ubugome
zidafite n'aho zihuriye nanjye ngewe biba binyobye. ariko se wamugani biriya bintu ntibizamukukiramo. oya ntabwo byamukukiramo urumva imyaka amaze muri filime ntabwo biriya byamukukiramo akora ibyazi uyu mubyeyi. ni biki byakugoye rero kuva utangiye kugeza ubu? Ibintu byangoye muri sinema se nta bintu byinshi byigeze binkora kuko iyo jyewe ngeze kuri tere yaba nuvuga ngo ikintu cya mbere bitamenyana kwanza n'abantu bari aho. Iyo rero umaze kumenyana n'abantu na crew mugiye gukorana nawe biba byoroshye, nta wakugora, nta wagutesha umutwe, nta wagira gute. Ikindi cya kabiri, iyo bamaze kuguha script umaze kumenya story yose uko imeze, nta kintu kiba kigoranye kiba kirimo. bisigaye no gushwanyaguza. Yasigaye nyine ukora akazi baba baguhamagariye. Ikindi ukubahiriza igihe, ukubahiriza na gahunda ya ba nyiri filime. Ubundi muhita mukorana. cyakora kubahiriza igihe uri uwa mbere. aragerageza so kugerageza bwaranakabye. Ndabikora. Dufite saa moya akaza saa 12. ibyo gukora kurarira Kandi nyina mahoro arabizi. kubahiriza gahunda. Ariko ni nabyo buriya niba umuntu aguhamagaye muri proje yiwe haba hari ibintu byinshi aba yateguye kwishyura abakameramani, aba yateguye kwishyura abakinnyi, aba yateguye transport z'abakinnyi, ibintu byinshi aba yateguye kurya kugira gute. Rero iyo kubwiye saa moya wowe ukayizira saa 2 saa 3 ubona nyine hari ikintu uri kumwicira muri proje yiwe. Ni ukuvuga ngo rero bisaba kugira ngo wowe wubahirize igihe byanga bikunda kugira ngo nawe atagwa mu bihombo. Mbone rero no kubwira n'abakinnyi bose, niba ushaka kuba professional mu gukina filime, ikintu cya mbere ugomba kubahiriza ni igihe. Ni igihe, kuko burya utubahirije igihe buri ibintu byose biba byapfuye. igihe nicyo cya mbere ubundi Muri sinema ntabwo ari no muri sinema, no mu buzima busanzwe bwose burya iyo wubahirije igihe ibintu byose bigenda neza. ni fresh cyane. baze no kuza kuduha uriya murongo wa telefone kugira ngo tuze kumva abantu byinshi bashobora kuganira namwe. barabazi muri filime, hashobora kuba hari icyo umuntu wenda ashaka kubaza, hashobora kuba hari icyo umuntu ashaka kuganira namwe. turaza gushyiraho umwanya muri rusange wo kuganira. Manase yari yambwiye ko afite n'ibibazo aza gushaka kuganira namwe, abahamagara akahita agutera akabazo, ibintu bikagenda neza kugira ngo tuganire, ikiganiro kibe fresh cyane. Ahubwo nakwibaza ngo umuntu udakurikira urugo rwanjye dukurikiye agiye kuyikurikira uyu munsi mugeze tugeze aharyoshye we. inzara inzara siraryoha. inzara ntiryoha ahubwo igira nabi. reka nkubwire ya filime sinzi uko nayisobanura, natwe ubwacu giturenga. ariko mbona no gushimira basi abafana bacu. ubu hari n'igihembo twashyizeho cyateganyijwe ku ya mbere yo kwa 9 uku kwezi turimo. iryo tangazo twaritanze. ubu usharinga kenshi cyangwa se cyane arajya akora screenshot abitwereke, hari nimero twashyizeho. hanyuma uko wabikoze cyane hari bimwe biteganijwe, hari imipira y'urugo rwanjye n'ingofero, hari amayinite yo kugura izo za mega kugira ngo urebe filime yacu. igihembo nyamukuru ni 100,000 tuzaho umuntu. n'abafana bacu n'ubu basi igihembo ni ishimwe kuko ari igihembo ayo n'amafaranga make cyane. ubwo rero 100,000 tuzabiha umuntu uzawasharinze cyane. kandi kwa iminsi ngahe 60 gusa. iminsi 60 urumva na amezi 2, sibyo? amezi 2 nashira tuzareba ngo awakoze cyane ninde. niba ruyo tumuhamagare. ikindi kandi harimo no kubahoza n'abakinnyi mufana muri filime urugo rwanjye. mukajyana ahantu runaka hateganijwe, facture yose iri kuri filime urugo rwanjye, niba zishyura ibyo muzakonsoma byose hamwe, wowe n'umukinnyi muzaba warahisemo ko ari ukunda cyane kuruta abandi cyangwa se ari umufana we. ubwo rero mbisubiremo neza, komeza usharinge kenshi, mbitwereke kuri iyo nimero twashyize hasi aho ngaho irahari, waduhamagara, watwandikira, nicyo twabivugiye. hanyuma ibyo bihembo ndabikwifurije uyu munsi. sinzi ngo uri kureba ninde, ariko wowe uri kurya kano kanya nifuza ko wavuga ngo ibihembo mbibonye kubera ko Rubu yaje kushishikariza umunsi yari kuri Izuba TV iriya tariki, ninjye unese mbu wa mbere ndabikora cyane. none dore ubundi tuzagaruka hanga mu minsi 60 twihaye, tuzagaruka hanga ari umufana wa mbere, sibyo muzi? muzamudera uburenganzira umufana uzaba warabonye igihembo kinini kirimo,
tuzaze twicarana ahangaha abitubwire muri rusange. Abafana b'urugo rwanjye mushonje muhishiwe. Ikindi filime ni iyanyu si iyanjye si iy'amahoro ntawe ufite nyirayo, ahubwo ni iyanyu mwebwe abafana. Ibyo mutubwira nibyo dukurikiza kuko muri bakuru mufite ubwenge muri ibitekerezo kandi tukabishingiraho tunoza ibyo mudusaba. Ibitagenda neza nabyo kandi bigenda bikosoka buhoro buhoro kubera ko dukorera mwe dufite byinshi. Murakoze cyane. Okay. Hari imbogamizi igitsina gore cyangwa se bashiki bacu cyangwa se barumuna bacu cyangwa bakuru bacu cyangwa sinzi uko nabisobanura ariko uri kubyumva, igitsina gore gihura nacyo muri sinema ugasanga utangiye wenda hari imbogamizi agira kugeza ubu ngubu wavuga ko ari izihe mbogamizi zigihari cyane cyane ku bana b'abakobwa bashaka kwinjira muri sinema nyarwanda? Imbogamizi zihari ugiye uko mbibona ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora kuza baguha sene ukumva utari wishobore kandi mu by'ukuri ntiwigeze unabivuga mbere ahubwo ubivuze wageze kuri tere wenda bakakubwira ati ugiye gukundana n'uriya muhungu warangiza ukavuga ati wapige ntabwo nabikina ibi ngibi. Noneho igihe nkibaza nkavuga ese kuba waje gukina ni ukuvuga ese ikintu ujemo urakizi neza, ese akazi ujemo uragakunze, ese akazi ujemo urateganya yuko kazakubera akazi kawe ka buri munsi cyangwa. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi iyo baje muri sinema imbogamizi bakunda guhura nazo nizo, akavuga ati jyewe wenda ko nabonye runaka akina gutya ndi kumva nanjye nshaka yuko mu nka biriya yakinnye kandi mu by'ukuri ntibyashoboka. Bafite ibyo bakuzaniye, bafite ibyo babona ko washobora. Numvaga rero niba waje gukina icyo baguhaye aba ari cyo wagira gute wakina. Njye ntabonekeza ngo icyo baguhaye cyo ukina, ahubwo director ni uko kureba ngo role washobora ni iyihe. Nkumva bo casting casting niyo yerekana ngo umukinnyi arashobora ibi biramunanira kuko upfuye gufata role runaka ngo yihere runaka nkungiye ushobora kuma gukina ndira ubuzima bwanjye narizeho rimwe ndi gukina kandi yarabishoboye. Mahura byibuka cyaje ndi kuza ndi kwiruka nsanga iwanjye wariremesheje yasene nanjye yarambabaje nibazana amarira nyakuye nubwo mbe nari ndize ndi muri filime nayingona ntabwo yarayingona yarabikuri kuko n'abari aho ngaho kuri kamera bategetse seruwe kuko aramukubita iki noneho yarambabaje Mahoro ndabikurura ingona singe ndengona ubundi se kuvuga ngo mara ingona iba mu mazi ihora itose n'ubundi ubutanyukanye gute marira yayo n'amazi yarisanga moze ubu rero utanye kuzana ibikeri nakubonye wowe maho ingona ntiriye nimba inarira ntawe urayibona ntagira amara amasaha abiri kuzuba wenda ngo yamaze kumuka musaza mu maso yararize yararize ntabwo wari uhari amarira araza ko mwanzukira nzajya kwishaka kare ni igihe naje Mahoro njye nasaze mu muhanda ndi kwiruka kubera ikibera bambwiye biri kubera mu rugo ndaza nsa n'uwasaze ngeze mu rugo nsanga Mahoro mararyoshya ahubwo ari kumwe nawe kumufotora ari kwifotoza mu rugo yaryoheje yambaye akajipo kagufi nshaka kurwana mbura uko mbigenza nibuka nanjye amarira yaje nguko rero bivuze ngo Mahoro niwe muntu atumye ndira mu buzima bwanjye ibyo wakora byose Mahoro niwe atumye ndira mu buzima bwanjye bwose nta n'ikindi ariko nanone bivuze ngo bisaba kuba wabanze gutekereza neza ngo sene ngiye gukina iravuga iki banza uyitekerezeho kuko ibaye ari byo tureke kuvuga ngo wenda ni filime banza yambure ko ari filime ugiye gukina kwanza uko ubuzima busanzwe winjiyemo ureba umugabo nka Ruwi ajunda mu pasiteri tuya kumusura simvuze none ahangaha bavuye gushyingura umugabo wapfuye baravuga ati cyakora uriya mugabo agiye nk'umukiranutsi bati yarihanganye yararushye atanga urugero ati hari filime yitwa Urugo rwanjye ikirimo witwa Ruwi niyo muntu twabonye wihanganye umugerageza abana n'umugore ntiyamukubita ntiyamwirukana ntiyatandukana nawe rero uriya mugabo natwe ngo tumushyinguye dore ko yagiye mu ijoro kubera ko yarihanganye urumva rero abantu basigaye bayifatiraho urugero bakavuga bati byanga bikunda uriya mugabo yihanganye nka runaka Ruwi uyu munsi Ruwi hari inyigisho cyangwa se urugero gutanga mu ngo zihari uyu munsi kuko niba mbabaye nubwo Mahoro nshishamo nkarakara niza ntege nkeya z'umubiri ampise tubana mu buryo bwemewe n'amategeko uwo mugore tuba tubana mu buryo bwemewe n'amategeko niyo mpamvu uko yitsamuye ntabwo ngo ndagiye
ako kavuga ko umugabo yakwihangana kuriya hajye nyuzamo gana arakubwira ati nazakira nanjye nkamuvuga yego nshobora no gukora nanjye ikosa nkavuga ni ikosa rirabaye ariko nicyo abafana babereyeho niba tubwira ati Louis umunsi wakamutimbura bikagaragara cyangwa se Louis ibi muntu wakaba uyoboka y'amategeko ibi byose birahari birateganijwe ariko Louis yarihanganye maho ntabwo Louis yihanganye kuriya kwihangana se hari umuntu wawe ukubonana tuvugisha ukuri nabikora rwose abantu bafite umutima wenda ugiye umeze nk'uwawe ni bake kuko abantu benshi usanga bagira umujinya wa hafi ushobora gukora akakosa gato akazaga gukubita n'ijisho akaba yarikuramo ariko Louis rero uko byagendaga yaramwitaga ariko ntananyirukane nkagumaho mu rugo ahubwo bigera n'igihe aravuga ati reka mureke musige muri uru rugo nigendere Louis agenda gutyo ariko rero urebye mu buzima busanzwe abantu bafite umutima nk'uwo ni bake ariko reka turebe mu buzima busanzwe yego umugore wakuzaniyeho umugabo wundi mu buriri bwawe muzi hanze birahari basubira bari ikintu kibi abatagukorera hari ikindi kiba muri cyo takoze ni cyese yananyisha simfi isi nimero mwashyizeho abadukurikiye kano kanya niba koko bahari nibahamagare wumva umuntu akubwira ati ngewe muri karitsiye mbamo ibi bibaho ashobora kudasambana yamuzeye mu nzu 100% ariko yakase yakatiyeyo ni kubyumva bibaho ugasanga umugore mu rugo ntashobotse avuga ati nkuraho bagufunge se barahari nabo ibeshye bakujyane rero ukavuga ati ngo ngewe njye gufungwa nzira ko umugore yamemukiye reka ngiye mpumirize mwihorere nzareke amategeko ateganya ariko hanze angaha birahari karitsiye yose wanyemuka buramo mahoro na Louis ndakurahiye ni gake bafashe karitsiye 20 nibura 18 harimo mahoro na Louis barimo ampisi mu migi none kuri yasuku binganzwa kuri no kwihangana buri yasuku binganzwa si ubuganzwa kuko inganzwa ntinavuga inganzwa uravuga uti wagicucu we igakoma yombi iyo niyo nganzwa kuko hari imiti aba yarariye nubwo bemera bavuga ngo zira iyo miti irahari nakizo nzaratsi yego imiti nzaratsi ngo zibaho abahawe izo nzaratsi mbona zibaho se ese zibaho urabyumva usibye kubyumva ariko ntabwo nzi niba bibaho koko cyangwa se niba akavuga umukundi urabizi Louis zibaho akamurisha ndabyumva ndababwira nabona nazibona nese ko tandi bitanga akamurika neza buhoro se amubwira ati jya kuvoma ajya kuvuga ya nyuma ndiri jerekani wajyana 2 cyaka jyana ingunguru bagari bazi hasi ubwo bamuvura Louis ashobora kuba abizi arabizi ahubwo mbwira umuntu bazi hayi yakwivuza gake ngiye neza ko ari uburozi bigenda bite nikiza ko buri ari uburozi kandi mba hari abarozi hari n'abarogora sibyo ariko ngiye ntabwo bazimpaye da nabo ngiye barabyemera ko zibaho chaziba ingo chaziba zikarizo yaguhaye we mbona bazimpaye kuko ngenda narwana gusa ngo uko mbigenza sibyo bati ndiko ngo uwinzaratsi we ntakoma ntavuga kwa kundi yazaga ngewe ndi no mu kagare nasinze azanye abagabo uwinzaratsi ntavuga abaraho abo akabashimira ati murataha none umugabo uturugo rwe muri societe baravuga bato umuntu yewe we umugabo uturugo rwe babaho nabo ubundi ushobora kuba utahunga ibibazo ariko nawe ntabwo ubundi umugabo ntahunga ibibazo ahubwo ahangana nabyo sibyo byakwanga akareba inshuti ze bakaza akamugira inama bati rero wa mugabo bigenda gutya nagutya bakabunga uwo mugabo n'uwo mugore bakareba ibibazo biri kugira ariko none hari igihe byanga burundu mwese divorce ntimuzumva ushobora kuzana abantu kugira inama ugasanga n'ubundi byanze umuti nta wundi ni gutandukanya abantu rimwe na rimwe baba banakumira ko za mpfu za hato na hato zaza kuvuka ese nta mezi abiri yacamo utumvise ngo umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore bihera he rero ni ka kantu gato nyine kakura uyu munsi wapfuye ubusa ejo wapfuye kandi byegeranya amabwire ya hato na hato bikarangira bijemo ikintu kinini umuntu akarangiza yishuye reka twumve umuntu ku murongo wa telefone alo ninde uherereye wi ndakumva neza nizere ko utari kureba televiziyo mukureho sasa itegeko n'amabwiriza dufite ni uko umuntu
uduhamagaye ari kureba televiziyo agomba kugabanya volume kugira ngo twumvikane. Yego. Ntabwo ushobora kuduhamagara kandi uri no kureba televiziyo. arabanza yigire hirya yayo Cyangwa se banza usohoke ujye hirya tuganire nawe nta kibazo. badubitekereza ariko Alo. Yagiye. Niba hari umuntu uri ku murongo wa telefone Moses araza kumumani 0794133541. Alo. Ko abantu bageze ngo bamenye ubukene buhari. ni ubukene cyangwa kugongana ari benshi ahubwo Shani kimwe muri byo. Alo. Alo? Alo? Oui, ndakumva neza. Ninde uherereye he? Uherereye Kimisagara. Amazina yawe witwa nde? Izina ryibagiwe. Witwa? Nitwa Florence. Okay. Hanyuma hari icyo ushaka kubaza abatumirwa? Ego. Ndashaka kubabaza. Ese umuntu kugira ngo akine urubyiruko? Umuntu? Ni urubyiruko. Yego. Kugira ngo umuntu akine filime byagenda gute? Byagenda gute? Ni izihe nzira yabinyuzamo kugira ngo abagenda mu mazi ariho mu Rwanda? Yego. ufite imyaka ingahe Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. Baragusubiza nta turaza kibazo. kugusubiza komeza ukurikirana ikiganiro turataha tugusubije Byagenda gute? reka Tubanza tumusubize cyangwa dufate n'undi? Dufate n'undi. dufate n'undi basi Reka dufate n'undi nta kibazo. byibuze nk'abangahe Byibuze nk'abangahe nibyo sawa. Yego. kuko niba hari uwari ufite ikibazo nk'iki ngiki ntabwo arakikibajije arabati barasubiza runaka numvireho Ya, nibyo byiza n'ubundi. Reka tubinyuremo rwose. Niba hari undi ku murongo wa telefone Moses aze kumuduha kugira ngo nawe tuganire. Alo. Alo? Ko yahamagaye akarangara. Alo? Ndi kumwumva ariko yagiye. Ntago ari kuduhamagara akahita arangara. Niba hariho n'undi dushobora kumufata kugira ngo tumenye byinshi, niba badukurikiye hari icyo wababaza, hari icyo wabagiraho inama se mu byo bakora, cyangwa natwe tukanakwibariza ubundi ntabwo wahora tubaza. kwibariza da Alo? Oui. Mwiriwe neza. Indirimbo yitwa Intama. Inki? Indirimbo yitwa Intama. Inka yanjye. intama ndayigura Uri kwireba se ubwo televiziyo? Nta kibazo turaza kureba. Indirimbo yitwa Intama. Urakoze cyane. Indirimbo urayizi mo? ndabizi iyo ni yandi Rusizi Ni Christine. Nuko bahitinga bisa mwana. babizi iyo Christine niwe King James Kweki? Christine niwe King James oya Nawe ntabwo wabidukora. Alo? Oui. Oui, ninde uherereye he? Muri mu? muyange Muyange ubwo nagana he? Muyange nagana he? Yego. okay Ndakumva kabisa. Hari icyo ushaka kutubwira? wowe turamuyoboka muri ya komite y'amaradiyo ya musirikare ukuntu ababarebana amutinya n'ukwegezmane kwibaza uretse ko ari amaso wenda yo muri filime amaso ku maso rero igihe kuri abareba Si nguwo se n'uri kumureba, reba ukuntu areba. oya wakoze urabona ko umuntu umwe rwose n'upasiteri baramubireye urabona bumbereye pasiteri kuko n'utari yakira n'upasiteri yeee ni uko akomerezwe none yego Umuvandimwe wabyumvise kamushyira. wabyumvise Ariko umupasiteri ngo urabutekamo imitwe. Hari biriya bintu. oya birakampama birambereye guteka mitwe ariko oya birakampama Ya bintu byo guteka imitwe
gukoresha izina ry'Imana we. ariko njye nteka imitwe hari urusengero nashinze, hari abantu nabatije, hari umuntu nasengeye, warabatije. hari unatse amaturo cyangwa iki uryamira ko se muzi nawe nturamenya ko None se hari ni message mba ntabwo ntanga, ni message mba ndi gutanga. Ubundi hari umurongo mperutse gusomera abantu, twari abantu mu ruhame kajisho ryandiye sincyo nabaye sinzi niba ari amatara ya hano meza cyane ndariteye simbizi ariko byumva. Ejo bundi nasomeye abantu umurongo muri Bibiliya babwira nti Bibiliya ni inyanja ngari uyoze nabi warohama. Ikindi ntugafata umurongo umwe gutyo Ubuze gusa, turongo two kwifashisha. uretse ntabwo ari uturongo ko gutatuzi ukabuza ngo injyana Hinda yawe. nkuko nawe uzi indirimbo nshya zasohotse n'abahanzi bagezweho ubu. Nawe wabikozemo akazi. Utazankora. Warafata ibintu by'umuhamagaro ukabikoramo akazi. Yumvire izo umuhamagaro ahubwo ni Imana avuga ngo reka nshishe ubutumwa bwanjye muri uriya mugabo. Ahiture benshi babeshyera Imana bavuga ngo ivuze gutya ikoze ibi. Kubeshyera Imana ni ibintu bikomeye cyane. Barahari. Uwo murongo uri muri Yeremiya ibice 25 umurongo wa 27. Rubyumva kwe ngumva uko abantu bapfa kuri manganya ibintu bakanza kubituye umurongo ashaka kutsindisha wahabonye. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati ni munywe musinde muruke mugwe utabyuka. Akomeza nahuranje umurongo ariko muzize ye ugumura benshi ko oya soma ngo munywe soma haranditse ngo Uwiteka umva uzabwira uti uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti ni mumwe musinde muruke mugwe utabyuka muzize inkota nzabateza. Abyumvise rero umuntu aza akakubwira ati Uwiteka aravuze ngo ni mumwe musinde akarekeraho. Wumvise sasa rero bamahoro bakiragiye bakagenda bakazinywa. Rero hari abantu bafite inyota nk'umurima w'umuceri ku buryo ashobora mu gitondo akageza ejo nano taranahaga. Ariko iyo uvuze uteka nanjye nisomere ndebe haranditse ngo mumwe musinde muruke mugwe utabyuka. Wabyumvise akanyuma ati muzize inkota muzize ibyago nzabateza. Wumvise ibyago umaze kumenya ko ari ibyago bizagutera gukora ibyo byose tayari ubureke uhiturekera kuzimya. Bivuze ngo rero ngicyo naziye tugwaho we wowe suko bigwaho ahubwo nje niyo ndyamye oya ntabwo dukomeye asugira aka nakantu mumwe musinde muruke mugwe ubutabyuka. Wabyumvise ni burundu buriye ariko uzabuze inkota nzago ibyago nzaba naguteje ni kwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Bivuze ngo rero ngewe ntabwo ndi kumwe n'abapasteri babereyeho kuri manganya bashaka amaturo. Barahari nabo barahari uzosanga mu nsengero nk'icumi utaburimo n'iburi nsengero ebyiri zifite bene abapasteri bameze nka Manase. Manase ushobora kuvuga ati mituro wayibura agasiga gututse ashobora kutagutuka cyane tutse ngiye nkoresha ngo wamuhirimbiri we n'ibiki cyangwa indangamirwa akakubwira ikindi. Ariko barahari bagenzwa n'amaturo barimanganya batakita abantu n'abakristo bakabita ngo n'abayoboke cyangwa se n'abakiriya. Birahari cyane. Ariko ejo nahuye n'umupasteri kamusuhuze hariya Nyamirambo yitwa Viatori turi mu byago hari ikinya turi gushingura umuvandimwe yarapfushije umusaza papa we turi kuvayo umupasteri barambonye nyambara bisanzwe arandembuza reka nkumvugishe uraho pastor nuko yambwiye ndavuga nti yego wampaka tukaganira se nti ubusanzwe uri pasteri nti ntabwo ndi pasteri kufite imirongo n'amavuta nka yawe ndamubwira nti rero njewe icyo ukunda ugera ugasa nacyo nkunda abapastori bazima bafite intumbero imwe iyo guhindura abantu babereka ibibi babereka ibyiza. None se imirongo yose ufite nabane njewe nakuriye mu idini sinyivuga izina ngo indini ya kirokore ubwo ni protestant sibyo tureke katolike na islam nje ndi umuprotestant uzi ko bafite harimo ahashamikiye amadini menshi nuko n'amatorero menshi idini na amadini atatu ahashamikiye amatorero menshi. Nje kuva mu bwana nawe muri korari y'abana njya mu y'urubyiruko njya mu
yabaga ubwo ni ingimbi se ibaho yabaga bazi mu kipe y'umupira turi kuvuga bagiye kuri manga ndinda njya mu ya rusange ubu kuri ubu ni ya rusange niyo itabu hari ya rusange nziza usangamo urubyiruko abakuze abasheshe akanguhe gutyo ubu kuri ubu ngiye muri korari hari najya mu y'abasaza kubera ko urabona muzanye n'uruhare rwanyu batuma mu y'abasaza ni uruhare nagize muri ibyo byose nimba nyine nkashaka umurongo mwiza muri bibiliya mwabwira umuntu ubu kano kanya hari abanywi b'inzoga abanywi bisindisha bikabije maze guhinda mu bantu 10 wenda banyumvise wenda haraboneka mu umwe ni mumwe musinde muruke mugu butabyuka muze ibyago nzabateza hari umumsa ku kanyuma bati uyu munsi Apotre Manase yambwiye ibi nibe dusore kuri Viateur rero abarambwiye ati muvandi mbona umupasteri nabone birakampama ariko sindi we ejo utazampamagara ngo ngende usezeranyiriza abageni sigene byari passe kuri ubu urahari se muvandi hari uwampamagaye ndaseka ariko rumamaga siwe nyirizina cyari cyaka ngo agiye kuma harano bari manganye mu matorero yabo ugasanga ntaho aregamye pe ntaho aregamye cyane barakoze ibyaha bikwenda batwite barakoze nandi mayeri ku ruhande kwa systeme nyene nawe wasubyumva umuntu aramamagara yari muse ubwo bokwe tengurangiye kiraka wajyayo hehe ikayonza shane bari kuvuga inka cyangwa kubaye musinasimbuka ngo no gusezeranya abageni nisho gutese ngo nyine ko akundi amagambo avuga ngo Imana uzababwire Imana isinzirizo umuntu buticura mukura mu rubavu muremera umufasha iti byandi byose ndabona no muvandimwe urwo rugo nasezeranya ntirwamara kabiri kubera ko ntabwo ngiye mfite ubwo burenganzira ngiye hari abapasiteri babisigiye amavuta biremewe bahamagarisha ngo abantu bakoze amayeri pasiteri wabo yabyanze ni rero ayo mayeri ngiye sinyagiye buri bintu baranahanyirwa uramo guteka mutwe n'ubwo sikoro n'abandi bakoze yari none barashaka kubafasha ngo ngende mbafashe okay nabasezeranye bigakunda nanabivuga ariko si ibintu nkoze ntabwo nuko ufite diplome ushoboye kwisinya atarayisinya kuko pasiteri si ikote ryiza si karavate si ukuba washaka akantu hano ufite bibiliya nini cyangwa intoya oya kwa pasiteri hari uwabikugize sibyo hari uwabikugize uvuga uti kubwubasha mpabwa n'itorero niri wabyumvise uyu yiswe umugore wa runaka niswe umugabo wa runaka ngewe ntabwo nari kuvuga nzi ko nkavuga ni kubwubasha mpabwa no kubona kimwe video ndi pasiteri kabo byarampamye byari kwa bihengami narambwiye ni muvandimwe rero ntabwo ni pasiteri ubwo na Viateur namusohoje kumeza umurimo ariko mutubwirire abari manganye bitira umurimo w'Imana kwigiye cyabo kirabaze haranditse ngo ubwo udashyushye ubwo udakonje ntubiri ngiye kukuruka mu byahishuwe uri kubyumva kuba udakonje ntunabire uri aho ngaho umeze nk'ishashi huhwa n'umuyaga bihinzuye hindana nabyo bigiye ukagendana nabyo ariko erura nimwe korera Imana yikorere abantu bakubona ko imbuto nziza za gikristo ariko niba byanakunaniye wirimanganya ugende niba ari icyo ugikoreye hirya niba unywa wanyweye ku mugaragaro se ba Moses bazimenye bakajya bakugurira niba mahora mu nzira nawe urakoze uri rubunda ku mazi ndakoze ni kubyumva emera umwe bakubone abantu bagenzi bawe bajya gutumira mu birori musangire ibyo kuri manganya ngo ngewe mu bantu banze bazi ko ngewe Leonard najya mu nzoga barabizi ntara ku kazi we noneho hari n'abamaze kumenya ko bananyegereye hari ukuntu ngubwa nabi wa muhungu muremure dukorana muremure akunda agatama cyane ariko arabizi hari aho agira akabaterera njye aho bigeze ndibwiheze kubera iki Leonard sindamugo ntabwo byaza kumugwa neza ese hari ahandi hantu uri gucisha izo nyigisho hatari kuvuga wenda ni muri zaze n'abantu bareba uravuga oya njyewe ni kuri Giant TV show hari ahantu nkumara nkenera ndi pastori Apotre Manase ndi kwataka indangamirwa bure rero inzoga n'indangamirwa bikuna kujyana indangamirwa nuzizi kuki wazise indangamirwa nizo zabirekaranye ziti turi indangamirwa kandi baturangamira ni mu muduha amafaranga uri kubyumva ntitukiri indaya ntabwo tukiri indaya ni indangamirwa ko barabeshyira ubusa izina ni rikujije umuntu nzi ndakubeshya turangana zabikaramiye neza ngo turi indangamirwa rikujije umuntu
buriya niyo mpamvu na Mutoni niyo ryahamye cyane ngo hari umuntu wagiye kubatizwa ubona ko kaba kaziyemo ariko bazi kudusubiza umurongo basi tuze kubaza n'abantu ibibazo natwe cyaza ubwenge cyane cyane ngo iminota 3 baza abantu umuntu uza wenda ashaka turabari uramubyeyi uramuzi umubyeyi nawe ndi kumumenya neza ariko ndabona nshobora kuba muzi we reka nkwereke indirimbo ye igira hirya ampaye ko afite amaso manini ninye kubira akantu nyine gatoya bugisha ko ndirimbo ye umugabo witwa Gasembwa ajya kwa padiri ati nshaka guhindurira izina numva yinteye ipfunwe ati si ushaka ko wakwitwa nde nibura ukanyita yitwa Gasembwa ajya kwa padiri ati izina yinteye ipfunwe nshaka kurihindura inisi kwitwa nde ati nibura nkitwa Senyana padiri babiri bati rero ntaho wavuye na naho bugiye gumana iryo ngiryo kuko habaho n'inyana z'imbwa tugumana iryo ngiryo naho wavuye na naho bugiye ubundi nicyo cyatsi ubundi wahise nyana wazaba inyana yawe uri kubyumva ubwo rero umugishya amaze gushyuha ubundi no gukina kano kana afatiraho tugakina ariko mbere twatangiye ko dukonje tutarabigwamo neza ku byari maze kuza wabiki nka babiri ku murongo wa telefone nka babiri alo yaduhamagaye arambika hasi arigendera alo wiriwe neza ninde tuvugana uherereye he yego rashe natwe turabakunda yego cyane ese nagira ngo mabaze mama urashaka ngo na filime baraje bagusubiza okay nta kibazo barahita bagusubiza urakoze cyane nawe ubu ngubu wowe naza noneho umubaza ikibazo kimwe ndabanza numve ko ari tayari ubu ngubu ugiye kuza kabisa uhita umubaza ariko ku mahoro wenda yaba ari no kutubwira umuntu ashaka n'abatubwira umuntu ashaka gukina filime nta kindi biba bisaba icya mbere ni ukwiyumvamo ubwo bushobozi ushobora kuba wakina ubundi habaho muri sinema burya habaho ikintu bita casting habaho guhamagaza abakinnyi noneho ikintu kibera muri iyo casting nta kindi ni ukuza bakareba impano yawe bakareba kuko niba ushoboye babona ushoboye bagahita baguha sene wakina nyaka mbishimangire kuba umuntu yaba ngo yanyura hagaragaza impano ye cyangwa bikunda urabona nk'ukuntu nk'imirenge ubwayo ariko usanga bafite nk'ibirori runaka bapanze bitewe na message bashaka gutambutsa bahiye abaturage ari benshi hari abantu usanga bishyize hamwe cyangwa urubyiruko bakagira akantu gato bakinira imbere y'abantu akantu ukoze ntubuze ngo urebwe ubonywe n'abantu bangahe aho ngaho harimo umuntu ushobora kuvuga ati nzanira wa muntu njye ndihera aho njya kuzamuka ari inzira byaciyemo kandi nturuka iyo hirya nanjye mu byaro kuko wavuze Kamonyi ni hirya ahangaha njye niyo giterwa inkingi ikindi njye mvuka amajyaruguru Gicumbi Rubaya Gishambashayo Gashira njya Uganda n'amaguru yo nabaga ndi mu rugo njyaga Uganda n'amaguru urumva rero kuva iyo ngiyo nkaza nza buhoro mpaka i Kigali hari inzira byaciyemo ntabwo navuye kure imana nari nkiri na muto njye ntabwo byafashe indi ntera ndende niyo mpamvu hari n'abantu bibwira ngo ngewe mvuka abahazi kuko iwacu ni icyaro cyane abahaza turatubeshya nawe yasimba abeshya njye n'ahantu byari bigoye nko kurya umunyu umunyu se biragoye kuwurya byaba bigoye kujya kugura buri munsi umunyu ntabwo ugoye kuwurya byatewe n'uburiya bukungana cyangwa umunyu cyari cyo wasa nicyo bita umunyu atari cyo nita umunyu njye uranyumvira Moses umunyu wawe uri kubyumva rero abo bantu ikindi ukareba wenda kuba wafata nimero y'umwe mu bantu utekereza ko bari muri iyi industry ukamuhamagara ukamubwira uti ngewe mfite impano iyi n'iyi mpa amahirwe nzaze nkwiyereke
uraza ukamwiyereka asanze koko hari ukuntu umeze aguha umurongo ukuntu ibintu byawe abishyira ku murongo neza yego sibyo ikindi ukaza uzanye impano gusa kuruta ko wazana inyota y'amafaranga y'ako kanya ngwino ukore bakubone bakwishakira guha amafaranga umwe mu batoza banyu beretse no mu mato yabonetse yaje okay urakakomerezaho nta kibazo allo ntacyo banza ukarangira umwe mu batoza banyu uriya musaza Mazimaka John Kennedy uramureba ndamubona papa w'abahata uwo we yarambwiye ati Leonard wizane inyota y'amafaranga ngwino ukore amafaranga azakwishakira aho kandi mwumva ari kumbabaza kandi kuko nkeneye amafaranga ku mutima simvuge nkataha mbabaye yayampaye yarangwa nabi yabonye karese byo ni ikibazo nkababara ariko naje gusanga koko icy'ingenzi ni ugukora bakaza kakwishakira Leonard umuntu aramamagara pastor uraho yego makuru kintu meza twakorana se nta kibazo impitamaze ni hari mangahe noneho ite ndimubaza ko kanya ya stage nigezeho none nubwo ngeze uzakunkinisha sene zinga ni ku munsi ni ku kwezi ni iki ati wenda ni ku munsi ufite aya naya ati twayagabanya aya ngaho sinyafata yendo yahabandi nkabimubwira aho ngaho kubera ko nafashe umwanya wo kubitegura naravunitse najya muri casting inshuro zirenze imwe nkuko mahora bivuze ati casting ushobora kujya muri casting kuko ntubifatisha ko kanya nararushye we nararushye muri za seburi koko bakwegezaga ntabwo wari uhari akuru ndayafite bakwegezaga y'abatana n'aya ndirimbo mahu duhe umuntu ku murongo wa telefone wa nyuma kugira ngo tuze no kugana ku musozi niba hari kabisa tuhita tumwakira allo oui agamagara nyine abashinzwe nyine kwita abashinzwe filime ubu nimero zabo bazunganyije wajya kuko bijyanye n'ikibuga cya mezodoje ese wajya kubwigirayo izo nimero turabishaka nyine turazakubera impano uravuga uwo muntu aravuze ngo twabahamagara mu by'ukuri nta nimero zabo yego rata naduhe nimero yo kuri iyi nimero aduhe message kuri iyi nimero twandikire n'amazina yawe twibwire neza turagusigira nimero yawe tuze kukwivugishiriza ari twebwe bohereze nimero za iyi nimero ndavuga ni iyi nimero uhamagayeho iri kuri WhatsApp twohererezemo message n'amafoto yawe noneho ampaye kwa akazi we kwahise abona akazi we biba birihuse tujye kugana ku musozi n'icyo wabwira bari badukurikiye rero bose baragushyigikira mu zihe filime iri kugaragaramo bajye bazireba kugira ngo tugane ku musozi filime ndi gukinamo ubu ngubu yitwa urugo rwanjye ujya kuri YouTube kuri channel yitwa Moon Galaxy uhita uyibona tunabashikariza yuko mwazajya muyikurikirana mugakandaho subscribe mugakora na share mukadushigikira indi ndi gukina ni Indoto kuri Zacu TV naho uhita uyibona mukayireba mwarangiza mugakora share mugakora na subscribe indi ndi gukinamo ndumva nta yindi n'izo ebyiri ndi gukina ubu ngubu ni sawa cyane nkunze urwawe Karame wowe se njye ni hahandi hose ni urugo rwanjye nkaruwe mu rugo rwanjye kano kanya hundi n'ubunje mvuye muri shooting abandi mbasizeyo ahandi ni kuri Giant TV show muri Relax Story niho turi kubarizwa ndakubwira ahandi turi gukora muri iyi minsi kuri Kigali Nation njyewe namubi na Pulse bwa buhungu urabuzi ka Pulse urakareba k'imisatsi karaze nakamwe gafite ubwanwa cyane umuyira w'intozi satuzi turaduhungu turi gukora kuri Kigali Nation kandi turi kubikora neza cyane ubwo rero aho ntiwambona ariko utavuze ko ushatse wanamamagana nawe ukamakazi ntabwo nzirikiye aho ngaho wampamagara nkaza tukahatwika harya kwa Jackson ntabwo wakubitagayo wareka Jackson twaburaga muri episode runaka tujye gukinana yego ubu ntaraho urambona na Regis arabatashya cyane akubita bazamuza nawe Regis arabatashya cyane n'uyu munsi ndabiza ari kuri set arimo arakina kabisa kandi urabona turacyari babandi yo abantu bagiye barekarama bati guma ukina na Regis gusa ariko ntabwo ndakazenga nge ndakageze
kageze karatemba mpaka kagera kure kakijya mu yandi mazi agatemba akagera mu yandi mpaka wari muri Egiputa amazi yacu yose u Rwanda aherera iyo nuko meze rero ntabwo nzirikiye hamwe ahubwo ngiye humamagaye ngaba amashami nkaza tugakorana nawe ubona kazakama ni televiziyo ni makazi hari n'undi nabonye uriya mu mail yanditse kuri statut mu kanya ngo umuntu ufite impano yo gukina filime ngamubwire gusa yamaye akazi turavana yakaduhaye mbere ko tuva hano yaje akadusubiza basi tukamusubira iyi ntebe turashyiramo indirimbo ye unareba ukuntu aririmba neza ari Bizimana umukozi w'Imana yitwa Jessica ese niwe mama tugiye kumwakira mu kanya reka mbashimire cyane mwakoze mwakoze kuza nzurwa nizere ko ubutaha bwo tuzongera tukababona tuzareba uburyo twaba turi n'abandi insina rigari cyane noneho okay mugende mubashyigikire turi kugana ku musozo w'ikirano twari turi kugera reka dufate break nto cyane n'imwe mu ndirimbo za Jessica Mucyo turahita tugarukana nawe twinjira mu kiganiro nawe byinshi bitandukanye @biz ni Izuba TV ngende twa Moses Iradukunda mu kanya gatoya.